tubaha ikaze kuri Iriza Official. Nk'uko mubimenyereye rero tunabiseguraho ko twakererewe kubaha ibiganiro, twari twararwaye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Jerime, nawe yari yararwaye. Jerime, umeze ute? Yameze neza ariko na malaria hano imeze nabi. Ariko uri koroherwa? Ni koroherwa. Nari nkumbuye abantu bo kuri Iriza Official, bari badukumbuye. Uyu munsi rero ndakeka nk'isanzwe n'ibya biganiro by'ubwenge twagarutse. Babwire rero icyo tubafitiye mu gaseke. Uyu munsi rero tubafitiye insanganyamatsiko nziza twasabwe n'abakunzi bacu n'abakunzi ba Iriza Official, igira ngo nyine long distance relationship. Ufite umuntu mukundana cyangwa se umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ariko aba kure yawe, icyizere gihagaze gite nyine? Bizerana gute cyangwa se umubano wabo uhagaze neza muri rusange? Ni iyo topic tugiye kuganiraho, tunarebere hamwe communication, ikintu yafasha hagati y'iyo long distance relationship. Topic nziza cyane ariko nkanjye nihereyeho. Mbona iyo ukundana n'umuntu harimo distance nini, ushobora kuba uri mu gihugu kimwe gitandukanye n'icy'umukunzi wawe arimo. Icya mbere ni communication ku bwanjye. Icya kabiri ni ukwizerana kuko suzi ko hari igihe abantu usanga mukundana ugasanga iyo couple umva hahora namo ntuza ngo runaka ngo yambwiye gutya na gutya. we ndabizi nawe ufite experience, ubi nawe dusangiza experience yo kuri ibyo bintu. Rero experience bifiteho. Ikintu cya mbere ni icyizere. Utizera umupartner wawe waturika n'umutima. Aba ari kure, ntimurarana, ntimwirirwana, ntimugendana, ntabwo ubuzi ibyarimo. Wowe rero shyira umutuzo mu mutima wawe, wiha amahoro, umwizere nimba umukunda nawe agukunda. Ariko nawe cyangwa se nawe ugerageze kukominikana nawe. Ntaguhamagare ngo phone icemo yikureho. Nicamo ikanikuraho, nubibona ihituza umubwira uti sorry, nari gato wenda yari iri kuri charge, yari iri ahangaha. Cyangwa se ngaguhamagara asanga iri compose. Mukanya uzi umubwire ngo yari yazimye ureba hese. Kuki utamubwira ati hasigayemo akariro gake, ngo umuhe message ati nubona yazimye nuko ntaragera kuri charger ariko ndahita nkuvugisha. Rero communication nayo ibikenewe kugira ngo wa mukunzi wawe kugirira icyizere, mukominike. Ahubwo urabivuze uhita unyibutsa story nigeze nkubwira. Ari igihe ujya utekereza ko inkuru zanjye nyinshi zanjye zose uba uzizi. Hari umusista twigeze gukundana kera. Icyo gihe nabaga i Bugande, nawe ari hano mu Rwanda. Ariko urebye ukuntu nta nubwo twari tuziranye, ni kwa kundi abantu bakundana bataziranye. Wenda ari umuntu urwaye nka pase, urumva turakundana. Ariko ikintu cyabaga, uzi ko ari igihe twavuganaga amasaha 3 kuri call, kuri WhatsApp akampamagara, nyine nkamenya buri movement ze, akazimbwira akambwira ati sheri ngiye aha, ngiye. Ako kantu nakabaye sawa mu rukundo. Urumva ku buryo niba mbwiye ngagiye aha, ntashobora kumva ntuza wenda nk'umuntu wenda ushobora kuba muzi, ndashobora guhita mbwira wenda urugero ngo Iriza mubonye mu Gatsata, kandi we yambwiye yuko ari nka Kimironko cyangwa se Kanombe. Urumva uwo muntu ukuntu akugezaho communication, akugezaho buri update z'ahantu agiye,
byagorana cyane kunyumvisha yuko ahantu umubonye hatandukanye n'aho yambwiye. Kwizerana, urumva uburyo njye naramwizeraga nawe kandi anyizera. Sinumve yuko ngo nakwiriye kumubwira nyine gahunda zanjye. Ari igihe nyine usanga abantu bakundana batabwizanya ukuri. Imbona mu rukundo buriya hakagombye kubaho no kubwizanya ukuri, kubera ko hari nk'inkuru cyangwa se njyewe hari nk'inkuru naba naraguhishe dukundana, harimo distance nini ingana gutyo. Kuko harimo distance bisaba ngo communication yaguka cyane. Mujye nka kwa kundi abanyamakuru bahora baduhereza update. Arsenal iguze Mbappe, nyuma y'umunota itanu kumva barakubwiye ngo Muhire Keve yagiye muri APR. Buri update nyine no mu bakundana bagomba guhoraho update kugira ngo bizerane. Numva nanjye ari iki kintu cyagiye kimfasha muri ibyo bintu nyine, muri urwo rukundo nari ndimo n'uwo partner wanjye. Sinzi wenda n'abadukurikiranye harimo n'abakundana wenda cyangwa se baratubwira muri comment ni iki wakora kugira ngo ugumisheho cya cyizere rwa rukundo rwawe n'umupartner wawe mu gihe muri long distance relationship. Ikindi kintu aba bantu bakunzi bansabye gukora ino topic, bari kumbwira ukuntu nako ni n'umugore n'umugabo, ukuntu nyine bajya bagira gutyo ugasanga umugabo abuza umugore kuri telefone. Nyine ukibaza telefone yayishyize he, ngo yanzimanye, ngo nagiye gusenga nyisiga ku muriro. Ibyo birumvikana byakubayeho. Kuki utakomeretsa umugabo mbere se ngo umubwire ngo ngiye gusenga, fone yisize mu rugo nyizimije, ngiye kuyicaginga nta muriro urimo. Nimba ubona bigiye kugenda gutyo kandi uzi ko umugabo wawe akubura akababara, kwirinda amakimbirane mu rugo, kwirinda amakimbirane mu rukundo rwanyu, banza umukominike mbere, umubwire uti akariro karimo mu kanya numva umenye ko yazimye, ariko ni iminota mike ndahita nguhamagara nayicaginze. Ako si no mu bakundana gusa. Njye mbona ari ikintu abantu dukunda kwirinda. Buriya communication ni ikintu gikomeye cyane. Nese ubundi wa mugani, ubu ni gute njyewe twaba dukundana uri sheri wanjye, ukambwira ngo telefone, nkaguhamagara nkasanga telefone nkiriho, yagiye kugera kuri 5 utabibona kandi wari uyirimo gutya. Usiko ndibuze kukubura bikambabaza. Kubera iki se ibyo bintu utabikosora? Ndaguhamagaye wenda ese turakundana, nguhamagaye uri kuyivugiraho, sibyo? Nguhamagaye inshuro ya mbere yikuye, uri kubibona, nta nubwo uzi n'ikintu gushakira, sibyo? Wenda hari amakuru adasanzwe cyangwa se hari icyo nshaka kukubwira ako kanya, ariko ndaguhamagaye uri kuyivugiraho. Utwo tuntu ndi kugenda mentioninga ni utuntu usanga abantu nyine bakunda kugarukaho, ugasanga bakunda no gupfa. Usa umupartner yaguhamagaye agasanga uri kuri phone, akaguhamagara ikikuraho uri kwivugiraho, akongera ikikuraho, ntambara akabara kubwira ngo akomeze umugore nawe muhabara kandi wenda si nayo uri kuvugana nayo ntago ari ihabara, ariko mu by'ukuri mukomereka umubwire, muhita umuha n'akamesaje. Uri kuvugira kuri phone wakohereza message ugira uti wenda sheri ndi kuvugana n'uyu nguyu gato, ni ibintu byihutirwa ndaje mpite nkuvugisha, cyangwa se nimba ari ikintu cyihutirwa ufite reka tubanze tuvugane gutyo. Nk'urugero nk'ubu turi mu kiganiro se, nk'ubu turi mu kiganiro ariko partner wanjye arabizi neza ko turi mu kiganiro. Ubu nta nubwo ashobora no gutekereza wenda ngo ko maze akanya tutavugana, azi ibyo ndimo, urumva nyine communication ni iya mbere. Kwizerana ni ikintu gikomeye cyane, gifasha nyine gukomeza, kuko urumva akuzi kugira ngo ukundane n'umuntu harimo long distance, kandi noneho urabizi umuntu ushobora nyine hari amarangamutima ugirira umuntu, kwa kuntu ushobora kubona umukunzi wawe utamuheruka ukamuhobera,
ukumva urukumbuzi rurashize. Ariko long distance hari igihe ukumbura umupatina wawe ukumva hari utuntu twiza wamukorera, ukumva hari amagambo, ukumva nyine ukumva sinzi ukuntu long distance buriya iragoye cyane. Ariko iragoye cyane, isaba kwihangana. Burya abantu banayishobora n'abafite umutima ukomeye cyane. Iragora long distance relationship, ariko nyine bibaho. Ubuzima aho butwerekeza ntabwo tuba tuhazi. Nimba ubuzima bwerekeje umupatina wawe hariya, ihangana umwizere. Kuko burya niyo umugaragarije icyizere gike akenshi nawe uba ugenda umuca intege. Mwizere nawe akwizere, mukominike. Naho ubundi iyo udakora kominikasiyo, ubundi niyo mbona kuri long distance relationship ishobora kuba intandaro yo kubasenyera urukundo. Hari story nigeze gusoma, ni y'umugabo w'umusirikare w'umunyamerika yari yagiye kurwana muri Iraq, ariko kwa kundi bajya muri mission asiga ateye inda umugore we. Ariko nyine umugabo ntabwo yabimenye ko asize ateye inda. Aragenda agaruka, mission yarangiye nyuma y'imyaka 2. Ariko urumva nyine nyuma haje kuba communication amubwira yuko atwite. Ubu nahise nkuramo ikintu gikomeye cyane. Urumva abo bantu impamvu umugabo yagarutse akizera uwo mwana akamwemera, ni uburyo yizeraga uwo mugore we. Kandi biranagoye cyane, baze kuba umupatina wawe ugiye nyuma y'amezi angahe akakubwira ati ndatwite, watekereza icyo ari wowe? Iyi ni yanjara. Ariko iyo umwizeye kubera cya cyizere, buriya umugabo akenshi abaza umugore we. Buriya umugabo akenshi abaza umugore we. Biragoye ko nimba umugabo wanjye anzi neza ushobora kumubwira ngo ndatwite niyo yaba adahari, agashidikanya bitewe n'ukuntu nyine mwizerana. Ariko sinjye kukubeshya, muri iki gihe abantu ntabwo bakizerana, usibye n'abakundana no mu buzima busanzwe ntabwo abantu bakizerana. Byarahindutse, ariko ntabwo bivuze ko abantu burya abantu barizerana nubwo ari bake, ariko burya abantu bari mu rukundo rwa nyarwo barizerana. Kandi burya kwizerana ni nabyo bintu bya mbere bikomeza urukundo. Erega ni bya bintu n'ubundi tujya dukunda kugarukaho, hari igihe abantu bakunda kwiteranya urukundo n'amarangamutima. Siko hari igihe ukundana n'umuntu ugakundana, ariko ukumva ntabwo ari kukuzuza, ukumva hari ikintu kibura muri wowe. Ariko wahura n'undi mugakundana ukumva na ya nkuru utigeze ubwira ba bantu nyine, ukumva nyine ukamubwira ibyawe byose nta na kintu na kimwe wisigiye. Ukumva ntiwaryama mutavuganye, ukumva buri munota nyine ukumva arakuzuza mbese. Ariko hari n'undi mukundana ugasanga urimo bisa nkaho uri kwigura. Ibyo bintu si bibaho? Abantu mudukurikiye mutubwire, ibyo bintu si bikunda kuba ugakundana n'umuntu ariko ukumva ntabwo ari kukuzuza, ukumva nyine uri gusa nkaho wigura kuri uwo muntu, ukumva hari undi usabwa utari we. Uretse uba warayobye. Bibaho, ariko ibyo ngibyo uba waragize amarangamutima, ntabwo uba waragize urukundo. Nawe cya cyizere navugaga, uzi gukundana n'umuntu yataha wenda wataha akakubaza tuvuye nari hano mu gasanzwe, urabeshya, urasa nkaho atariho uvuye, kandi wowe urabizi neza niho uvuye. Urumva ahise aguca intege kuko nta kwizeye ibyo mubwiye. Kandi noneho wenda ejo wajya nk'ahantu akaguhamagara, uri hehe? Ndahana. Ngo ntabwo nkwizeye, reka ngo uhamagare kuri video mbikonfirime. Kandi uzi ko ari buri ibyo bintu bicana intege yakwa kutizerana. Jigirira icyizere umupatina wawe. Hari n'abandi babeshya, uzibye no wenda no tubivanye no mu rukundo. Uzi ko kera ngiye arigihe unajyaga mbona nk'abana bajyaga bagira nk'akageso ko gukora ngo mu nkono. Urumva nagaciyemo,
ugasanga nk'umwana afashe nk'ibishyimbo abishyize mu mufuka ari kugenda abirya nk'ubunyobwa, umukecuru akakubwira ati Rudomoro ibyo bintu uri gukora n'ibiki, ngo tate ngo ndi kurya ubunyobwa kandi ari ibishyimbo akabibona, ukabeshya umukecuru ibintu abona. Ari no mu rukundo rero hari igihe umuntu akubeshya ibintu ubona bivuye kuri cya kintu cyo kutizerana. Ibaze kubeshya umuntu, no kubeshya ntabwo ari byiza burya. Ntabwo ari byiza. Hari umuntu wigeze, hari umukobwa sheri we yigeze kumuhamagara aramubaza ngo uri he, nimba aramubeshya ngo ari he kandi amwicaye inyuma muri bisi. Urumva amwicaye inyuma muri bisi, ngaho ibaze nawe icyo kintu. Unyibukije uwo nabeshye ngo ndi muri Amerika dukutanira muri bisi. Ngaho ibaze rero noneho yaranyandikiye arambwira ngo bimeze bite, ni kwa kundi ukundana n'umuntu urumva ariko ukumva ugashaka ikintu cyamugukuraho barakibuze. Urumva nyine bya bindi navuze byo gusa nk'uwigura ku muntu, cyangwa se ukumva nyine yari amarangamutima ntabwo rwari urukundo. Rero iyo tuvuga ibi bintu tuba tuvuga ibintu twanyuzemo twabayemo. Nuko ndangije ndamubeshya ndamubwira nti rero njyewe ntago nkiba mu Rwanda pe, nagiye muri Amerika kandi rwose sinzagaruka vuba. Byaba byiza wishakiye undi mukundana, sibyo? Kubera ko ndamubeshya ndamubwira ni hano kugira ngo ubone nationalite bitwara imyaka 5. Urumva ubwo iyo myaka 5 uzaba ukindegereje. Ndamubwira nti rwose nagiye muri Amerika, nuko nibereye muri bisi Remera. Murakubitana. Oya aranyandikira, yanyandikiye kuri Facebook. Arambwira ngo muri Amerika umeze mute, kumbi yari yambonye anyicaye inyuma. Uti turaho, ndamubwira nti turaho, ubu ngubu turi mu bukonje. Urumva njyaho ndamubwira ukuntu muri Amerika bimeze. Dusohotse ngiye kubona mbona umuntu aramubaza aravuze nti umva isi yahise imbana nk'akadomo. Wese umbwira ati naraye nje wenda kuza, ubwo niko wapi nahise nigira nk'aho yayobye nyine ndamubwira nti wowe urinde ubwo ari wowe ngambwira usanze muri icyo kigeragezo bakitwara. Isi yambaye akadomo, ni ukuri iyi ni inkuru yambayeho. Urumva kuva icyo gihe ndahise mvuga nti ntabwo nzongera kubeshya mu buzima bwanjye. Reka jye nahita niruka da. Impamvu tubivuze ni ukugira ngo nawe utazabeshya umuntu agufiteho amakuru, utazakora ikosa ryo kubeshya umukunzi. Abakunzi baba bameze nka maneko, uzi ukuntu akugendaho ushobora kumubeshya kuri inyuma yagukurikiranye, baratrakinga wagira ngo baragira ko si ubundi bajya barareha nyine. Hari n'indi topic tuzakoraho igira iti buriya byaba byiza uramutse ukundana n'umuntu ukamushyiraho amaneko. Tuzayikora kuko icyo kintu nacyo nari ngiye kukivuga ariko numva nayo ni topic twazaganiraho yihariye. Iyo isabwa kuyifatira umwanya kuko ibyo bintu nabyo sizi ko biriho. Ugasanga ukundana n'umuntu ariko ikirenge ku kindi. Bakunzi bacu rero mutubwire ibyo bintu ko mubyumva, natwe tuvuze tubinyuze hejuru, ariko namwe muratubwira experience mufite kuri ibyo bintu ku bakunzi banyu. Ese nyinshi natwe baratubwira muri comment, baradufasha muri comment mutubwire uko bimeze. Dore rwose murabibona twararwaye, twarashize n'agatege ntaka, ariko twihanganye turavuga ati kubera ukuntu tubakunda tubakoreye ikiganiro. Rwose iyo tuganira turi imbere ya kamera za Iriza Official twumva ari ahantu tugomba kwirekura tukaganira. Hari inkuru idasanzwe, hari igitekerezo wumva wakifuza, cyangwa se hari nk'inkuru yakubayeho idasanzwe wakifuza ko tuganiraho, yatwandikira tukazayivugaho. Mwakoze rero kudutega amatwi,
ibiganiro byiza kuri Iriza Official nakagaruka. Kora like, share na comment. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu byiza bijye bibagereraho ku gihe.